Abagabo bane bagaragaye ku rukiko ibwami baje gushinja umugore w'umupfakazi kuba yarakoze icyaha gikomeye cyane cyo kuba yaryamana n'imbwa yabanaga nayo. Umwami acyumva ano magambo yararakaye cyane, ahita ategeka yuko uyu mugore bamuzana imbere ye. Ariko nyuma ubwo uyu mugore yageraga ahangaha imbere y'umwami, ibyo bamuregaga byose yarabihakanye, yavuze ko bamubeshyera. Umugore yaragize ati, nyagasani, ntabwo nigize na rimwe ndyamana n'umugabo n'umwe imyaka 2 yose ishize. Umwami rero yahise ategeka yuko umuganga w'ibwami akorera ibizami uno mugore kugira ngo arebe koko nimba ibyo bari kuvuga ari byo. Nuko umuganga w'ibwami rero yahise yitegura. Nuko ubwo umuganga rero yaratangiye gukorera ibizamini uno mugore, umugore yatangiye gutaka cyane, arataka ati, niba icyo uri kunkorera. Nuko wa muganga arangije aramubwira ati, ibi ngibi ni ngombwa ko bikora kugira ngo ngaragaze ukuri kwawe. Nuko umugore arangije aramwitegereza aramubwira ati, ngendahiye ku izina ry'Imana, ibi bintu bari kunshinja ntabwo ari byo, barambeshyera. Ariko ahangaha ntabwo uyu umugore w'umugangakazi ntabwo yigeze yita ku byo uyu mugore ari kuvuga, yakomeje kumukorera ibizami. Nuko hashize akanya gatoya uyu mugore yaje kubona ibimenyetso bidasanzwe kuri uyu mugore. Nuko arangije ahita abwira umwami ati, nyagasani, uyu mugore ari kubeshya. Uno mugore umubiri uragaragaza ibimenyetso ko yakoranye imibonano mpuzabitsina n'inyamaswa. Abantu bari bari aho ngaho bose mu rukiko bacyumva ibyo ngibyo bahise bikanga. Umwami ahangaha yahise arakara cyane. Nuko arangije atangira kubaza uno mugore nanone, yaba ati, ibi bintu byose bari kukurega nibyo? Ese ni ukubera icyo udashaka kutubwiza ukuri? Nuko umugore arangije arongera arahakana aravuga ati, nyagasani, ibi bintu bari kundega barambeshyera, ntabwo ari byo. Nuko umwami arangije aramubwira ati, ese nimba koko bari kukubeshyera, ni ukubera icyo ufite ubwoba? Ese ni ukubera icyo udashobora kundeba mu maso ngo uvuge? Nuko ako kanya buri umwe wese wari aho ngaho yaracecetse. Nuko umwami arangije aramubwira ati, mbwiza ukuri, ese ibimenyetso wabonye byaje bite, byakugezeho bite? Nuko umugore arangije aravuga ati, umuntu wanzanye aha ngaha niwe uri inyuma y'ibi bintu byose, kandi ikindi cya kabiri uno muntu ari hano muri uru rukiko aka kanya. Nuko rero akivuga ayo magambo abari bari aho ngaho bose bahise bikanga nabo. Umwami yahise ahangaha afata umwanzuro wo kubaza ibibazo aba bagabo bane bose uko bari baje gushinja uno mugore. Nuko ubwo bari bageze aho ngaho imbere y'umwami, ubwoba bwari bwose, nta n'umwe wabashaga kurebana n'umwami. Umwami yarabitegereje yitegereza buri umwe muri bo, arangije arababaza, mwaba mwahatirije kubeshyera uyu mugore? Ako kanya bahise baceceka. Ariko nyuma umwe muri bo yahise avuga, arangije aravuga ati, nyagasani, nta kintu na kimwe twakoze kibi, ibi bintu twaje kumurega twabyumvanye undi muntu. Umwami ahangaha yahise arakara cyane atangiye gusakuza, hanyuma mukaza gushinja umugore ibyaha nk'ibyo ngibyo nta bimenyetso mufite. Nuko arangije arababaza ati, nimubwire, ni uwuhe muntu mwabyumvanye? Aba bagabo ahangaha bahise batangira guceceka cyane. Nuko umwami atangira kurakara cyane, atangira kubona yuko atagomba kubareka batamubwije ukuri. Nuko umwami yabahatirije gusaba imbabazi ndetse no kuvugisha ukuri ku byo bazi byose. Nuko umwe muri bo yagize imbaraga zo kuvuga, abwira umwami ati, nyagasani, uwo mugabo tuvuga ari hano mu rukiko, ariko ntabwo tumuzi. Icyo tuzi ni uko uno mugabo afite uburyo ari connected n'ubuzima bw'uyu mugore. Nuko umwami ako kanya yahise ategeka aravuga ati, munzanire uwo mugabo aka kanya hano. Nuko muri ako kanya imiryango y'urukiko yahise ifunguka. Uyu mugabo yahise azanwa ahangaha. Uyu mugabo yinjira yarafite ubwoba bwinshi cyane mu maso. Nuko umwami n'uburakari bwinshi arangije abaza uno mugabo ati, ni wowe uri inyuma y'ibi byose? Aho ngaho urukiko rwahise ruceceka rwose. Nuko uyu mugabo arangije arasubiza ati, nyagasani, ibi bintu ni ukubeshya, barambeshyera, ntabwo nigeze muri ibyo bintu. Uyu mwami yahise noneho atangira kurakara cyane. Nuko umwami arangije aramubaza ati, ese koko nimba uri inzirakarengane, ni ukubera icyo ufite ubwoba? Ese ni iyihe mpamvu udashobora kuvuga neza? Nuko umugabo acyumva ibi ngibi arangije araceceka. Nuko umwami muri ako kanya buri umwe wese wari aho ngaho yarategereje icyo umwami ari gukora kuri ibyo bintu. Arangije aravuga ati, byanze bikunze turakora iperereza kuri iki kirego.
tugomba gukora iperereza mpaka ukuri gushyizwe hanze. Nuko ahangaha rero iki kibazo ibwami cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Nuko hashize igihe gitoya umwami yategetse yuko bongera bakagarura wa mugore ibwami mu rukiko. Nuko bahise bamuzana aho ngaho imbere y'umwami. Nuko umwami arangije aramwitegereza. Uyu mugore yari yambaye ikanzu y'umweru, yifunze neza, isura ye nayo yari ifunze. Nuko uyu mugore arangije ahagarara imbere y'umwami acecetse. Umwami akimureba arebye uburyo yambaye n'uburyo ameze, atangira kwibaza ni gute umugore nk'uyu nguyu wambara neza bijyanye nuko idini ribitegeka, ni gute ashobora gukora ibyaha nk'ibyo ngibyo bari kumurega. Nuko umwami arangije aramubwira ati wumva, uraregwa yuko waryamanye n'inyamaswa. Ndashaka kukubaza nanone, ese ibi ngibi koko nibyo? Aba bagabo uko ari bane bose baravuga yuko uri indaya. Ese waba waribagiwe amategeko agenga sharia? Umuntu uwo ari we wese ukora icyaha nk'icyo ngicyo, yaba umugabo cyangwa umugore, agomba gufungwa imyaka 10 yose muri gereza. Ntabwo uzi ibihano bihabwa abantu bakuru muri Islam? Nuko umugore acyumva aya magambo atangira kurira cyane. Umwami yahise atungurwa cyane n'imyitwarire y'umugore. Ntabwo yiyumvishaga uburyo uyu mugore ari kurira, aho kugira ngo amusubize uyu mugore yarariraga. Nuko uyu mwami yaramwitegereje akanya gatoya, ariko ntabwo umugore yahagaritse kurira, yakomeje ararira. Nuko umwami arangije ahamagara wa muganga w'ibwami nanone. Nuko arongera amubwira ati ongera ukorere ibizami uno mugore turebe nanone ko ibisubizo biba bya bindi. Nuko hashize akanya gatoya wa muganga akazi yarageze. Nuko umwami arangije amusobanura buri kimwe cyose. Nuko bafata wa mugore bamujyana mu cyumba aho ngaho ibwami kugira ngo bongere bamukorere ibizami. Buri umwe aho ngaho mu rukiko yarategereje ngo yumve ibisubizo biri buve muri ibyo bizamini. Nuko hashize akanya gatoya wa muganga ava mu cyumba yirukanka, ari gusakuza cyane, ari gutaka, arimo arira cyane. Uburyo yari ari kurira byatunguye buri umwe wese aha ngaha mu rukiko, ndetse n'umwami ubwe yahise agira ubwoba. Uyu muganga byagaragaraga nkaho atunguwe no kubona ukuri, ariko akaba afite ubwoba bwo kuvuga muri abo bantu bose ko bari aho ngaho. Nuko ahangaha umwami yahise abibona, arangije amucira isira aramubwira ati ceceka. Noneho aramubwira ngo ntajye mu cyumba. Nuko umwami ubwe wenyine arangije aramukurikira. Nuko aho ngaho mu rukiko abantu bose barayoberwa ibiri kujya mbere, batangira kujurajura, batangira kuvuga, aho bamwe barimo bavuga bati ibi bintu nibyo, ariko abandi bakavuga bati uno mugore ararengana. Nuko hashize akanya gatoya, nuko umwami aragaruka, arangije yitegereza aba bagabo uko ari bane, arababwira ati mwese uko muri aha usibye umuntu umwe niwe uri busigare mwahangaha, abandi musohoke ndaza kubahamagara. Nuko abagabo uko ari batatu bahise bava aho ngaho mu rukiko. Nuko umwami arangije abaza umugabo umwe muri babandi wa mugabo wasigaye, aramubwira ati urashinja uriya mugore kuba abana n'imbwa hariya mu rugo, sibyo? Kandi wavuze yuko wayiboneye n'amaso yawe. Mbwira, ese iyo mbwa ifite irihe bara? Nuko umugabo acyumva ibi ngibi yaracecetse akanya gatoya. Buri umwe wese aho ngaho mu rukiko yaramwitegereje. Umwami yari yamwitegereje cyane ari kumureba, yamuhanze amaso. Nuko ubwo uyu mugabo yatindaga gusubiza, umwami aramukanga aramubwira ati subiza vuba, ni iyihe bara ry'iyo mbwa? Nuko uyu mugabo arangije abwira umwami ati nyagasani, iyi mbwa ni brown. Nuko umwami ahangaha rero yahise abwira uwo mugabo ati sohoka. Noneho arangije ahamagara umugabo wa kabiri. Uyu mugabo wa kabiri ubwo yageraga ahangaha bamubajije ikibazo nka cya kindi nawe. Nuko arangije arasubiza ngo imbwa ni umukara. Umugabo wa gatatu nawe yarinjiye, nawe bamubajije ibara ry'iyo mbwa. Nuko arangije avuga ngo imbwa ni umweru. Uwa kane nawe ubwo bamubazaga, nuko arangije avuga ngo imbwa ni umutuku. Nuko muri ako kanya umwami yahise ategeka abasirikare yuko bazana iyo mbwa mu rukiko. Nuko abo bagabo uko ari bane bose bahise bategekwa guhagarara imbere y'urukiko. Mu minota mike cyane abasirikare bari bazanye ya mbwa bayigejeje aho ngaho. Iyi mbwa ubwo bayigezaga aha ngaha ntabwo yari umweru, ntiyari brown, ntiyari umukara, ntabwo yari umutuku, ahubwo yari imbwa ivanze amabara nk'uko Imana yari yarayiremye. Nuko aba bagabo bakibona ya mbwa batangiye noneho kujurajura muri hagati yabo. Nuko ibi ngibi byagaragaraga yuko aba bagabo
babashije kubeshyira uno mugore, nuko umwami arangije arongera asubira kuri wa mugore. Uyu mugore rero arimo witegereza umwami amwitegerezanya akababaro kenshi, nuko umwami arangije aramwitegereza aramubwira ati dukurikije iperereza twakoze ndetse no kwisobanura kwawe biragaragara yuko nta kintu na kimwe wigeze ukorana n'iyi mbwa. Noneho mbwira ni ukubera iki aba bagabo ko ari bane babashije kugushinja iki cyaha? Umugore arangije asubiza umwami mu ijwi rituje cyane, arangije abwira umwami ati nyagasani, nta muntu n'umwe nigeze mbabaza, njyewe mura buri gihe ndi mu rugo iwanjye, nta na rimwe igihe njya hanze guhura n'abagabo cyangwa ngo mvugane nabo. Nanjye ntabwo nzi impamvu aba bantu bakomeza kumpimbira ibyaha nk'ibi ngibi. Ese ni ikihe cyaha naba narakoze ku buryo barimo bahiga icyubahiro cyanjye? Njyewe ndi umugore utagira kivurira, maze imyaka 2 yose umugabo wanjye apfuye. Nuko nyuma ahubwo umugabo wanjye apfuye abantu batangiye kungendaho. Nuko umwami acyumva aya magambo uyu mugore yaravuze, nuko umwami arangije tegereza aba bagabo ko ari bane. Umugore aho ngaho yakomeje kurira. Nuko umugore arangije abwira umwami ati njyewe njya hanze gake cyane nabwo iyo mbona ari ngombwa, ariko abantu baracyakomeza kumvuga. Ndabizi neza yuko kubaho ku isi uri wenyine bikomeye cyane, nta muvandimwe mfite n'umwe ndetse nta n'ababyeyi mfite ndetse nta mugabo mfite, nta muntu n'umwe mfite wo kuba yamfasha. Niyo mpamvu ugiye niyeguriye Imana kugira ngo izaba ari izamfasha. Njyewe ibibazo byanjye byose mbitura Imana, mfite ibintu byinshi cyane nkeneye mu rugo iwanjye, ariko nta na rimwe njye nagerageza gukora icyaha runaka cyangwa se ngo njye mu bintu runaka kugira ngo mbashe kubona ibyo nkeneye. Njyewe nafashe uwo mwanzuro kugira ngo undi wese uzabona yuko mbayeho mu bwo buzima azabinyubahire, ariko hari abandi bantu hano ku isi bagihari badatuma abapfakazi babaho mu mahoro. Rero aba bagabo bane barahangaha ni bamwe muri abo bantu. Nyagasani, umugabo wanjye akiriho nta na rimwe nigiraga nsohoka mu rugo. Umugabo wanjye yitaga kuri buri kimwe cyose, nabaga agenda mu rugo nkamwitaho ndetse nkakora n'ibindi byose byo mu rugo. Ariko nyuma y'uko umugabo wanjye apfuye azize indwara ikomeye cyane, naje kwisanga mu nzu ndi jyenyine. Natangiye rero kujya nguma aho ngaho mu nzu nsenga Imana. Umunsi umwe rero nasohotse njya hanze, ubwo rero nari ndi kugaruka ngarutse mu rugo, nabonye akabwa gatoya karyamye mu muhanda. Aka kabwa kari kakomeretse. Narebye aho hafi aho ngaho mbona nta n'amazi ahari kugira ngo wenda ngahe kamwe. Mbonye aka kabwa kari gucumbagira numva nkagiriye impuhwe, nkeka yuko wenda kanafite inyota. Nuko ngeze mu rugo aka kabwa naragafashe ngaha ibyo kurya, nuko ndangije ngashyira n'umuti kuri bya bisebe kari gafite. Nuko gake gake kakabwa gatangiye gukira, noneho gatangira kuba inshuti yanjye cyane. Nuko rero ubwo nabaga mfite aka kabwa mu rugo numvaga nishimye. Iyo namaraga gusenga njyewe naganiraga n'aka kabwa, byari bimeze nk'aho ari umuntu ndi kuganira nawe uri kumva ibitekerezo byanjye, uri kumva n'akababaro kanjye. Guhera uwo munsi kakabwa katangiye kubana nanjye mu rugo, ntabwo kigeze gasohoka hanze. Nuko umunsi umwe rero nashaka kujya hanze nshaka gukora ikintu cy'ingenzi, kubera ko nta mugabo wari uri mu rugo wabanaga nanjye ngo ajye kukinkorera. Nagombaga gukora buri kimwe cyose kandi nkakikorera, cyaba ari gitoya cyangwa kinini. Igihe cyose nasohokaga hanze abagabo bane barankurikiraga bakagenda banshotora, bamvugisha, bambwira amagambo adasanzwe. Nuko umunsi umwe noneho barankurikiye mpaka bangeza mu rugo. Narirukanse ndangije ninjira mu nzu mpita mfungura urugi, ntangira kumva ukuntu bari guseka basekera aho ngaho hanze. Bakomeje kumparasinga, bakomeza kumbwira amagambo mabi. Igihe cyose navaga mu rugo barankurikiraga bakagenda bamparasinga bambwira amagambo. Nuko umunsi umwe noneho barenze imirongo yose. Nari ndi mu rugo njyenyine ndi kumwe n'akakabwa. Nuko umwe muri bo aza mu rugo arakomanga, arangije arambwira ngo arashaka kurarana nanjye. Ntabwo nari nzi uyu mugabo wari we. Nuko ndangije ndamubwira, ariko mubwira ari inyuma y'urugi. Nuko ahangaha ndangije ndamubwira ni ahangaha ntabwo ari ku ndaya. Uno mugabo yahise atangira kuntuka cyane, ambwira amagambo mabi cyane, amagambo yambabaje. Ariko njye ntabwo nigize mubwira ikintu kibi na kimwe, ariko ndakeka yuko wenda iryo ryaba ryo kosa rikomeye cyane nakoze. Uyu mugabo ntabwo nigeze mbona isura ye na rimwe, ariko ndakeka byanze bikunze ni umwe muri aba bane barangaha.
nuko igitondo cyakurikiyeho undi mugabo nawe yaje iwanjye akomanga urugi, nabwo atangira kunsaba bya bindi wa mugabo yararimo ansaba. Uyu mugabo we yarambwiye ngo yarankunze, nuko arangije arambwira ngo arashaka kumarana igihe nanjye, arangije arambwira ngo azampa buri kimwe cyose nifuza, amafaranga, inzu, buri kimwe cyose nifuza azakimpa. Ntabwo ugiye niyumvishaga uyu mugabo ninde, nuko ndangije negera urugi ndamubwira nimba unkunda cyane shyingirwa. Nuko ndangije ndamubwira nti ntabwo njyewe najya gusambana. Nuko nyivuga ibyo ngibyo arangije aransubiza ati ntabwo njyewe mfite ikibazo cyo kugukingirwa, ariko ikibazo ni uko ndi mariye, mfite abagore 4 ndetse nabahaye ubutunzi bwinshi cyane. Nindamuka ngushyingiwe nawe ubuzima bwanjye bushobora gukomera cyane. Njye rero icyo nshaka ni uko ndi buguhe ubutunzi, ariko ntabwo nagushyingirwa. Guhera uwo munsi nahise ntangira kugira ubwoba kujya nsohoka hanze. Natangiye no kwinginga Imana ngo ikomeze indinde aba bagabo. Nuko nyuma y'ibyo byose rero abantu batangiye noneho kujya baza ku nzu yanjye, noneho bagatangira kumparasinga, bagatera amabuye ku rugi rwanjye, bakajya banyita indaya. Ntabwo numvaga mfite amahoro iwanjye, kandi ntabwo numvaga impamvu bari kunkorera ibi bintu, kubera ko nta kintu kibi nari narakoze. Uyu mugore yatangiye kurira cyane ubwo yari arimo abwira aya magambo umwami. Nuko umwami akibona uko uyu mugore ababaye, nuko umwami noneho agaruka kuri ba bagabo 4. Aba bagabo barimo bitegereza uno mugore bubitse imitwe. Nuko umwe muri bo ahita atangira kuvuga ati nyagasani, uno mugore ari kubeshya, ntabwo ibyo bintu byigize biba, uno mugore arimo arahimba inkuru gusa. Nuko umwami arangije aravuga, arababaza ati uno mugore ari kubeshya cyangwa se ni mwebwe muri kubeshya? Iyi mbwa ubwo yazanaga mu rukiko, buri umwe wese aho ngaho wari uri mu rukiko yahise yumirwa, kubera yuko iyi mbwa ifite amabara atandukanye nayo aba bagabo barimo bavuga. Ibi ngibi byagaragaraga yuko ano bagabo barimo babishyira uno mugore. Nuko muri ako kanya bahise batangira kurira, batangira gusaba umwami imbabazi. Nuko batangira kubwira bati nyagasani tubabarire. Nuko umwami arangije arabitegereza arababwira ati mwagerageje guhemukira umugore w'inzirakarengane, ese mushobora kwicuza ibyaha byanyu cyangwa se nshyireho igihano cyanyu? Nuko barangije baravuga bati nyagasani oya tubabarire, tugirire impuhwe. Nuko barangije baramubwira bati ibintu twagerageje ni ibintu bibi cyane, tumaze kumenya yuko uno mugore yari umupfakazi kandi akaba akiri mutoya ndetse ari na mwiza, twatekereje yuko dushobora kumuprofita. Twagerageje inshuro nyinshi cyane kugira ngo tubashe kuryamana nawe, ariko nta na rimwe yigeze atwemerera. Ni umugore wizera Imana. Nuko umunsi umwe ubwo najyaga ku nzu ye ngiye kumutereta, numvise imbwa iri kumokera mu nzu. Nahise ntungurwa no kumva imbwa iri kumokera mu nzu. Nahise ntangira gukeka yuko uyu mugore atari wenyine mu nzu. Nuko muri ako kanya nahise ntekereza kumugirira nabi. Nuko ndangije ndavuga ni uko uno mugore yanze yuko turyamana, uwamushinja yuko asambana n'imbwa, nkamusebya hano muri village yose bakamwanga. Numvaga mbabaye kubera ko yanze yuko turyamana. Numvaga rero namwigisha iryo somo. Nuko rero njyewe n'aba bashiti banjye ko ari 3 twatangiye gukwirakwiza izo nkuru, tuvuga uburyo uno mugore ari indaya ndetse aryamana n'imbwa ye. Twabwiye buri umwe wese yuko uno mugore aryamana n'imbwa abana nayo. Buri wese ahangaha muri village yarabyemeye ndetse batangira kugenda k'uyu mugore. Nukuri nyagasani tubabarire ndetse tusaba imbabazi n'uyu mugore. Nuko umwami arangije aravuga ati hoya, nta mbabazi zihari ku byaha byanyu, igihano cy'ibyaha nk'ibyo ngibyo ni urupfu. Mwagerageje gushinja umugore wizera Imana, umugore w'inzirakarengane. Nuko rero hakurikijwe itegeko rya Islam, umwami yahise ategeka yuko bano bagabo bicwa. Iyi nkuru iratwigisha uburyo tugomba kubungabunga icyubahiro cy'umugore, ndetse ikatwigisha kuba tutagomba gushinja umuntu icyaha icyo ari cyo cyose, kubera yuko dufitanye ibibazo runaka cyangwa se hari ibyo atabashije kudukemurira twifuzaga. Nuko rero nyuma ho gato umwami yaje noneho gushakira wa mugore umusore, noneho barashyingirwa, ndetse umwami
abemera yuko azabakorera buri kimwe cyose ndetse akabafasha kugira ngo babashe kugira ahazaza heza. Ba bagabo uko ari bane rero nabo bahise babica, babaha igihano cyo kubica ndetse babicira imbere y'imbaga yose iri kureba. Iyi nkuru iratwigisha yuko Imana irinda abayikorera ndetse n'abayizera. Uko byagenda kose, ibyo washinjwa byose, ibyo wakorerwa byose, wizera Imana ndetse uyikunda, Imana iguhagararaho. Nyagasani ajya turinda kubeshyerwa ndetse no gushinjwa ibintu bitari byo, kandi ajya duha imbaraga zo guhora tugambiriye gukora icyiza. Amen. Nyandikira muri comment section uti amina. Nizere ko wakunze iyi nkuru, nizere ko hari ikintu yakwigishije, nizere ko hari ikintu ihinduye mu ntekerezo zawe. Nimba koko hari ikintu yahinduye, ndagusaba ino nkuru ngo uyisharinge bagenzi bawe, uyisharinge muri group, uyisharinge kuri stat yawe ya WhatsApp, uyisharinge n'ahandi hose hashoboka kugira ngo igere muri society, ihindure abantu bameze nk'aba bagabo. Icyo ngusezeranya nuko nzayamuzanira inkuru nziza kandi inkuru zikwigisha, ziguha inyigisho. Wakoze guhitamo Behind Hose Show. Nawe utaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane.